ubundi wa mugabo umaze iki muri uru rugo? Umaze iki icyo maze? Uzajya wirirwa uryamye njya guhinga njya kugira gute mpetse abana ngira gute utanafata n'umwe ngo ukubure hano muri uru rugo. Umaze iki cyo maze byose birakureba. Ese uzajya wirirwa uryamye wirirwa mu nzoga kwa Karemera urabona ibyo ngibyo ari cyo wanzanye. Icyo upfa so kuba wari hari ibintu ushinzwe kumbaza. Narese mba nari ibyo wahashye. Ariko ngibyo bimbaza gute imbaraga zose natagaje zose ndi kubaka inonzo ubundi wari uhari. Ibi ngibi ntago nzabivamo n'ubundi wanzanye utankoye abana bawe uzabasigarana. Uzasubireyo. Ntasubirayo se wagize ngo iwacu simpafite. Wagira ngo se bakunzanye ngo ngore gusa hari ikindi waje kumara. Ese warankoye ahubwo warankoye. Ngewe waranzanye ngo ujye wirirwa uryamye udahaha. Gute ibyo ngibyo icyo mfa nuko nakoze kera ibyo nakoze byose narabikoze ntago bikureba. Umva ibi ngibi je ntago nzabyihangana uzaza n'undi mugore. Mbabarira. Reba ibyatsi byarameze byuzuye urubanga hose ngo ntago wafata isuka ngo naharwe no kwirirwa uryamye abagabo mba ntazira nta kigenda. Umva mbese aho bahera basuzugura. Umva nje nkubwiza ukuri wa mugore. Si icyo nakuzaniye please. Mbabarira. Nzarigiye kuzanyicira mu nzu mbyuka njya guhinga. Ariko mana we ushaka urabwira umva nje nkubwiza ukuri mada nakuzanye ngo ubyare urere ntago njewe twashakanye kugira ngo noze abana nta kimwe ufite cyo kumbwira umva nje nkubwiza ukuri waho suhahiki nukubona igihagararo gusa bakenyeye amasume ubwo se urashaka kuvuga ngo iki mwe naho muhera munadusuzugura tunabasuzugura usutagusuzugura ninde ubyuka wambaye amasume saa sita z'amanywa umva nje bwiza ukuri naragusabye ntago wansabye urabona urugo rutarisha ikiguna ngo urahaha burasa rwarutoki harimo iki so wabiriye ninjye nabiriye wabishiraga abagore bawe kwa Karemera hirya ariko Karemera nawe ngo yarashatse ariko abo bagore uriho rucinje ubunini bwose wagushatse ngo yarashatse yewe mbega umugabo umva nje nkubwiza ukuri nge nagusubiza iwanyu uri kumva umva nje bwiza ukuri kwanza njewe ngenda nakwiyamye uri kumva anyiyamye umva nkubwire Karemera ngereka nkubwire umva nkubwira gihe nta mugabo ujye ntungura utaki wambaye amasuma aho ngaho jewe gapyisi nakwereka uko nteye gapyisi nakwereka uko nteye uzajya usanga impyisi yarapfa kuko umva nje nkubwiza ukuri nta soni ahubwo ubundi umuntu w'umugabo ubundi ndarwana marura ndaharura wabyihore se ko zose n'undi kwari inshingano zawe uryamye udahahira abana urabona reba urutoki ikigunda cyararwishe none nawe ngo urahaha wawe uhaha iki ukumva urye iki ariko ubundi amafaranga njye naguhaye ari he ujye kungurira televiziyo y'abana abana banjye bazajya birirwa bajya kuvumba televiziyo ahandi barajyanye harapfa kwa Karemera ejo ni ntago naje nakobaguritsa hose abajura banteze bakayanyima bagutegaga se nagutumye ariko ibyo ngibyo bumubazanye ako kuri kumbaza ibibazo byinshi ubona naje mu bizamini nawe urundi hubwo umenya nawe ufatanyije na yamabandi umva nje nkubwiza ndakubwiye ngo nzanira amafaranga jya kwigura televiziyo y'abana naguha amafaranga ujye kugura televiziyo y'abana nago ngo ujye kuyanywera gira vuba kandi mbone wayazanye mu minsi ariko madamu umaze kumenyera tuvugisha ukuri madamu dahahira se ni umaze kumenyera sone nkumenyera iki se reka jya bwiza ukuri uretse gato nkwereke reka gato nkwereke iki se we wanyereke umugabo nk'uyu nguyu ubundi namushakiraga ikiraro abantu baneretaga nk'ubu ariko na telefone yarayijyanye ubu sinabona nuko mbahamagara ubu se kuko mugenzi mana yawe batinde mwe izi mboga se nazo zarumye ariko mana ubu nzajya ntekera icy'abana uriya mugabo aranzengereje mana agahinda ntago nzagakira rwose soka agatsindwa n'Imana ujya kunzanira amafaranga soka ariko ubundi uri kunsohora ubundi mu rwego bategekura kusoka wambaye se ndekura oya ndekura yepfo ndekura ubundi kumbaza ko basa nk'ubasa iki cyanda reka muhugera nigende genda nabura abana muri se amafaranga yanjye yose naguhaye ntiharaye ugeze ungarurira ntiwajyanye mu kugura inzoga haka ikigaragaro numva nabi madamu sibyo
umva se ko muye n'umugore wa yayagaye ngo bimeze bite? reka nta kibaye tu akubwiye gute? Ego ko mana yayagaye inzira yazisibye yikubise ubutenge yabutwaye mu mutwe mbese yabuze amahoro ahubwo byagenze gute? nta n'ibintu binarenze. Twiryohereza genda ajya gufata neza nta byo kujya nirirwa nkubwira ngo byuka ujya guhinga ngo guhinga sinago bigezweho. Amafaranga nayamaze njya kumusaba najya mbabarira ntakirwa njya kunshindira nakajya gutera stress be nakajya gutera stress dore umva ibintu ntabwo biba byoroshye ntabwo washyiraho na stress z'umugore ngo bizavemo. Se mu mararongo wanjye mu ngari banakona rigarira nose shana agerageza nyine duhure vuba. Nta kibazo reka mbe nihanganye akanya gatoya.
abahizi baranarenze hano hantu bambwiye ngo mvura naboshe shaka kuri kw'Imana ahangaha mpamanutse nambaye inkweto umva amazuru niyo yafata feri mba nenda umwishe umva ko gatisi n'iki shaka ego hezi ahubwo se bageze ko batanaza bo gatsira nditegereje ariko ntari se byibuke kuzana nibura n'ababiyansi byoga kuno muza wa mujura isa uragenzwa n'icyanga kuje dutunga ahubwo abandi bariye ko twari twavuganye uradushaka ni ikiraka sa Imana y'u Rwanda ariko sha muri kuza muto siko mushaka kuntera umutima ibyo ndi kubonera ahangaha byo ntabwo bisanzwe pe nyimaje ariko se boss uyu muntu ni bwoko kisa ni uw'akazi serious uko bimeze ahubwo gahunda ziteye akazi ntabwo kagoranye ni ibintu byoroshye cyane akazi bwoko ki ni ukuvuga ngo akazi ko gapanze iri shyamba nta muntu urabona ko akunda guca abantu benshi haba ku manywa na nimugoroba nta muntu muri bo ugomba kujya mu kano shyamba afite telefone mwebwe muzajya muzitwara muzime zigurishe tukabane mwebwe muraniza hano hanze imeze twebwe tuzungukira he ni ukuvuga ngo uko tuzajya twiba telefone nyinshi niyo nyungu dufite tuzajya twiba mwebwe muzajya mwiba mumereze ngende ngurishe hanyuma tukabane telefone zonyine niyo yaba n'amashini se nta mashakoshi nta bagore baca bafite amashakoshi wowe twakwizera gute ahubwo si ubwo utanyizera urumva waba gute bwo mwanzanye ahangaha mutanyizeye ntabwo mwari ko baba mwavuga niko duhura ahangaha nibwo uratuzi uko dukora urabizi ndabizi sawa bwira ko bimeze rwose ntituri kujyana hamwe fresh boss wacane no gutese kwa gono warangiza ntumufate mufata se njye mfite imbaraga tunganye imitsi we ariko ke sigaye ngo ntumfate umunsi uraburara ejo uzabwirirwa n'ejo bundi uzabwirirwa nubabara uzasanga nyoko ushaka ahubwo urabona ibyo ndi buze kugukorera uyu munsi urabibona urankorera ibikizi urabibona n'intebe iragwa ntumfate nta n'urusoni ndakubyara ikizi nishakirwe nta kindi kintu turavuga dufite byose kugamo urunda ahangaha biravuba vuba ni telefone se gira vuba zana hano ibindi runda ahangaha ibindi byose nta bindi bintu mfite hereza vuba shaka nta bindi bintu mfite pe nta bindi bintu mfite mu mufuka do
Kakisha. umunsi umuntu araryara indege yanze kuguruka kabisa inzara kari hatari mwana nta n'umuntu ufite igihumbi basi ngo abashe kuma basi njya gusamo mabuja waje kuma akazi oya ntabwo ari ibyo ngibyo ntabwo ari ibyo ngibyo abaki telefone yanjye abantu n'abagabo batatu baje barayitwara telefone yego abo bantu ahubwo banazi n'ubwenge byose nta kintu usiganye bose barayitwara telefone yanjye we barayinwa si ubundi abigenza gute koko bararasha wowe urabona indege imeze nabi cyane nyine dutegereze nyine ko indege igoroka akazi ko kubaka none igihumbi ndagikorera akazi ko kubaka igihumbi ndagikorera Bera biri akosha nubwo namwiciye phone babe nakora ariko shanza mwemeza ako nama kumva komagara Ninde kata phone ke umeze mama umeze neza turafashe duse mukobwa wanjye Kusema bya bindi bya Teta asigaye asinzira biza. none se byabaye seri bisigaye bikabije Ukabya gusa. Papa da yasinze ukajya kubona yidimbe yasigaye. Tix. mwese sinakubwiye ngo uze twijyane ukabyanga Papa nyine mama. Eko burya buriya gihe nubwo nigira ibi ngibi mbese najyana nawe igihe papa azana utuntu nyine agatahana akantu bya bindi by'imifuka. ese njye ntabwo nazajya nyikugurira utwo tuntu nyine twiza nagufata neza kurusha Ariko ndabizi ko ubundi papa yaguhaye ibiki bishobora kuba wumva ko utaza ngo tujyane mu rugo twibanire ko uzajya uhora wumva umwuka papa w'inzoga n'izo mbeba ziba mu nzu uzazihanganira kuzageza ryari papa we none ukunana nsubure gusa na nyara nese wazaje tukijyanira uri nanjye nashatse icyumba cyanjye ndumva bikabije ariko nibikomeza kugenda gutyo uzaze twijyanira nzajya ngo uruhushya uzagize umusore nka papa wawe sibyo tuzasubira rero ubutaha sibyo yo sheri bimeze bite se kandi yewe ndagukumbuye nushaka ubyumve kabisa yo reka madamu se ntakareka madamu wari mu gikoni yazazamye abana bose bari abana babiri b'impanga namuteye harimo n'indahekana kandi koko ntabwo aba abyitayeho ari mu gikoni umwotsi nica nuka kubi nta nubwo baheruka koga ni wowe ubu ni mu twana twiza kandi tukiri dutoto nk'abo sha umva reka nkubwire rero dupange tuzahura ubundi munsi oya ndigucishamo ntaceceka ngeze impande y'urugerega ariko ntari bumvugisha nta kibazo sha ewa maze iminsi muze kabisa ariko kubera imishinga umva hari akantu cya gikorwa ndi gukora hirya ya nyubako ndi gukora madamu atazi kugira ngo umunsi umwe yazamuye umunwa njye nawe tuzahita twigira mu rukundo tujye mu murenge urabizi ko madamu n'undi tuba tutarasezeranye ako se wowe ntubizi koko ibikorwa byose nkwereka ariko ubundi sheri ubundi igihe waziye iri joro ukaba utinze no kuri telefone ubundi igihe ntabwo unyitaho wanshatse se ngo nzaza hano nze nirirwa noza amasahani yawe hanyuma njye ubona nagukeneye ubona nagukeneye uraje ugize gutinda ugize kuza noneho babize hanyuma se naje hano ngo mbivaze nanjye mba gukeneye mba ngira ngo uze unanyitereka
unanyita ariko sheri urenda umbwira gutyo njyewe witonda kujya ucyushya umutwe wawe urumva wewe buri munsi urambwira ubunyobwa bwashize sheri indagara zashize umunyu washize ako kazi ndutisha se ubundi ngiye karandutara ubundi se kanamaze iki muri stock hari ikintu kirimo uraza rero uri ku matelefoni ngakazi njyana se urabana nje ntabwo ugomba kunyitaho kuko waranshatse kunyiteho urumva ureke kundutisha uko tuzitwara n'ayo matelefoni ubwo uraje uratangiye kwitabwaho se utaremwe icyo gifu cyawe wakwitabwaho gusa yego umva mada umbabari akazi kanjye kaba kuri telefoni cya mbere urukumva hanyuma ibyo se uri kuvugishwa n'ibyo uhitemo kunyitaho cyangwa se umbwire njye nisubira iwacu nanasubira erega nta n'ikibazo usubire gukora iki se njye nasubira niwe cyakuzanye aha ngaha kugira njye neje kukogereza amasahani none njye kuyoza njye niriwe mu kazi njye n'umunaniro wose ujya umenya ko nari umukozi hano ndi umugore urumva uba ugomba kunyitaho rago ntabwo naje kukogereza muri make urifuza iki njyewe unyitaho nk'umugore wawe uzi utahe kazi njye nari ndi ku kazi urabizi ndimo mpamagara akazi nikakundutisha noneho ngaho uzakagumana ugumane nyine agakora se uzabaho gutaho noneho uzakakore sheri umva ngiye kankureke yewe ndabirandura abagore bikijya ku bundi ubu ngubu babakiza imbere arya namwe murazamuka impamvu wigira intare umuntu agomba kuyishaka iyo mpamvu wigira intare wirakaza njye uruganda na ruhaza wabigeze urabona njyewe ibinana bitamwigendera akazi ko kubaka n'igihe umunsi umuntu agikorera akazi papa arahari mana yanjye subiza sha vuba vuba wabaye iki kuri kwiruka cyane yaruri njye ndumva nazi n'ibintu urimo urambaza pe telefone yanjye barayitwaye none nawe urimo urambaza ubusa ahubwo mbwira papa wawe ari hehe kabyo ndi kukubaza n'insubizo papa ni kuri kakabari kose mana yanjye message numvise live kuri telefone y'umugabo wanjye nawe reba ni ukuri kw'Imana ubu koko narashatse ndebera nk'ubu baramwandikiye kandi yirwa ntabwo aje ambwira ko avuye mu kazi ngo avuye gukora none reba ibintu bamwandikiye ngo sheri ngo ndagukumbuye ibintu by'uburaya rwose mwana koko nzirike koko ubu se basi ntabwo mba namukoreye buri kimwe ubu koko hari ikintu mba nakoze mana we akubundi uyu mutsindwa gasana ariyenga binsobanurire arambwira njyewe ino beach ahantu ndaramwishaho bigeze njyewe arambwira ahantu ari uri he baba we none ubundi none baraca inyuma ariko sheri ubundi ndamwaye muri kuvuga sheri wa mubosi wanjye ndimo akazi ese ngo wari wagiye ejo se subizi ko nagiye kuhanuza kwa wa mushuti wanjye kempo hepfo turi gupanga imishinga koko umva nyine wandasiraye ntabwo ari message iyi iri kuvuga iki uyu nguyu ni nde ako gashyano urakambwira njye message yayo urakambwira ni kande reba akenshi reba ngo muri rogi akazi ubaje kugakora muri rogi njye nzana kwita kuriya abagore nanize ntabwo handitseho Clemence asa yari pasiteri yanditse pasiteri ni Clemence pasiteri wanyitwa Clemence njyewe urabona